mu butumwa bwo kuzenguruka mbwira ururembo rwa Gitarama. Ibyo yari yambwiye kuvuga impani indirimbo yitwa Kari hanze aha nkagenda nyiririmba igaherekeza ubwo dushoje amasengesho ntashye ngiye mu rugo. Umuntu nsanga yarandeze ngo namufatiye umwana ufite umwaka n'amezi 2. Urumva ni viole sirimineri. Ntago byari byoroshye. Baramfasha rero baramfunga njya irukara kuri polisi barambaza ndabasobanurira mbabwira uko ibintu bimeze ko ibintu ntabizi banga kubyumva banjyana Insinda. Nsinda ndagenda nyibamo nyimaramo imyaka 2 nari mfite umugore utari uyu. Ubwo nabwo n'ubundi buhamya. Ubwo ni ubuhamya. Uwo mugore nawe turaturanye. Atuye hirya hano imbere y'urusengero. Uwo wari ufite. Ngeze Nsinda rero bankatiye burundu. Mu rukiko rwisumbuye rwa Ngomba. Ngoma njya muri Nsinda mbamo mburanirwa amagana mu bujurire baranga bayindekeraho njya mu rw'ikirenga bayindekeraho birakomera. Ariko najya gusenga. Buri hari abantu bazi ko abanyururu badasenga. Ariko niba hari ahantu nageze nkasanga Imana. Nasanze hakorwamo ibyaha byinshi bitandukanye ariko mpasanga n'abantu b'Imana bategereje ubwami bw'Imana. Bazi ko Imana ibaho bamaramaje iby'isi babiteye umugongo bategereje kugaruka k'umukiza. Abo rero niwe twabanagamo. Ndasenga nasenga Imana ikambwira ngo nzagucyura ujye kumvugira aha siho nakubwiye uzavuga. Akuyemo inkota rero ngayintere muhirikiraho hepfo mu ishyamba imbwa zo muri uyu mujyi zizabirangiza. Mwe mufite ikihe kibazo? Ubwo rero bahise baterura igunira bahagarara iruhande rw'umuhanda barangije bohereza muri ya minyinya. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, reka nongere mbasuhuze neza nshuti bakunzi ba Yada TV. Yada TV isoko yo kuramya Imana no kwihimbaza. Reka nizere ko muri amahoro natwe tumeze neza turashima Imana. Uyu munsi nagize gutya ndatembera njya gusura umugabo w'Imana inshuti yanjye ugiye kubibwira mukamenyo ari we ndi mu karere ka Kayonza. Uraho neza? Murakomeye. Yesu ashimwe. Uraza kureba hariya kuri bari abantu badukurikiye. Yego. Kuko nuza kundeba ningira uri kubwira ngenyine kandi uri abantu uri kubwira. Aya nta kibazo. Bari inyuma ya kamera, kuri kamera turi kumwe na David inshuti yanjye cyane. Nawe turamusuhuje. N'abandi bavandimwe turi kumwe twaje kwiherera gushaka Imana ariko nifuje kuganira n'umuvandimwe afite ubuhamya bunini udashobora kuvuga mu minota nk'iyo tugiye kuvuga ariko tugiye kunyuraho tuvuga Imana gakeya. Ndi kumwe na Yatabaye. Ingabo ni matwombe. Yatabaye. Irakonaniye. Uraho neza? Murakomeye. Yesu ashimwe. Esabwe icyubahiro. Urakomeye. Ndaho ndashima Imana. Imana ishimwe. Ukuri yabwe icyubahiro. Natwe turi amahoro. Umukobwa baragira ati papa wanjye. Yego. Nifuje kuganira nawe hanyuma tugiye kuganira nande mbere ya byose impamvu nifuje ko umanza kutwibwira nuko ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wacu busanzwe mu buzima busanzwe turi abavandimwe ariko aha no ubwa mbere wakandagiye ubwo rero ni karibu mu muryango mugari wa Yada TV. Turi abantu bari hafi kuzuza 11 urumva ko ari abantu benshi. Imana ishimwe. Tumva ari abantu benshi. Tugiye kuganira nande rero. Tugiye kuganira n'umuntu witwa Ntirenganya Gilbert akari hanze. Akari hanze aha. Akari hanze aha. Kari hanze kuri iyi mihanda. Akari hanze katumaze abagenzi. Katumaze abagenzi. Witwa akari hanze ni izina bakuziho cyane. Maze dushyira imbere y'Imana mbere ya byose ubundi tuganire. Kadushima Imana. Duhamagaye Imana nko kwijambo ry'Imana ivuga ngo 2 cyangwa 3 bateranye iramanuka ikabana nabo. Data turagushimye kuri mwiza. Tugushimiye kuri umwami w'amahoro. Haleluya. Tugushimiye kurinda kwawe kwiza kwabanye natwe. Amen. Ni byinshi watunyujijemo kandi byari bikomeye. Ariko kwa tugeze uyu munota tugihumeka n'ubuntu bwawe watugira izina ryo nirahabwa icyubahiro. Dore tugiye kuganira Kristo ndagusabye ngo urukuzubane natwe kubera ko ijambo ryo ryarambwiye ngo abakubaga iyo bateranaga ngo ibitabo by'urwibutso byarabumburwaga ni ukuri kuganira kwabo kagira ahantu kwandikwa. Natwe rereka aya masaha ikiganiro tugiye kugira Kristo
kigira aho cyandikwa kandi kizagira umumaro mu mitima y'abazagikurikira, buri wese mu ruhande rwe azagira aho agire n'ahashyika. Umwuka wera natuyobore rero, ntaba ari twebwe tugaragara Kristo, kuko twe turamutse tuvuze twavuga ibyacu nk'abantu, ariko Mwuka wera nabana natwe yadushoboza ibyo tutakwishoboza, akadukoresha iby'ubutwari mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Ngaho rero Mwuka wera natuyobore mu izina rya Yesu, amen. Izina kari hanze aha ryavuye? Izina akari hanze aha ni izina ryaje ndi umwana mfite imyaka 13, ubwo ni mu 2000 nibwo natangiye kwitwa akari hanze aha. Ryaje mu myaka 13 nari umunyamasengesho, kuko njyewe njya nkunda kubwira abantu ngo ntago nakishijwe, narahamagawe. Kubera ko umwana w'imyaka 10 ntabwo akizwa, ahubwo arahamagarwa, kuko umuntu akizwa ibyaha yakoze. Kandi njye mu myaka 10 nari ntaramenya gukora icyaha cyari cyo. N'ibyo wakoraga ntiwari uzi ko ari ibyaha, kuko ubundi umuntu atangira kubazwa icyaha yakoze mu myaka 12. Njye rero nari nkiri umwana ugikeneye kurerwa, nkigishwa iby'agakiza ibyo ari byo. Nibwo Imana yampamagaye rero 97, bigeze mu 2000 mbamaze nanjye guca ubwenge mu by'agakiza, ntangira kumenya uko Imana ivuga. Nibwo rero marayika w'Imana yansuye, ampa ubutumwa, anyigisha n'indirimbo yitwa kari hanze aha. Najya nyiririmba nyine abantu baza mu cyumba gusenga no ku rusengero batazi amazina, bakavuga ngo wa mugabo wa kari hanze aha. Akari hanze aha rero kaba kari hanze aha, riba izina rirafata, bihinduka kari hanze aha. Hacyo bintwaye rero, ndabyemera nkanabikunda. Nuko izina ryaje. Mu guhamagarwa kwawe wari wahawe ubutumwa bumeze gute? Cyempamagarwa nahamagawe ku myaka 10. Nari nagiye kwirebera mu giterane nk'abandi bose uko bagenda. Njyana na marume nawe turuta mu mwaka umwe, kuko narezwe kwa nyogokuru. Mama yapfuye mfite iminsi 17. Nderwa rero na nyogokuru byara mama, marume niwe twonse ibere rimwe. Ahantu hose najyaga niwe twajyanaga. Turi iwacu Gitarama rero kuko niyo mvuka. Haza kuba igiterane cya korali ya Gahogo, tujya kureba by'abana. Tugezeyo korali ishoje kuririmba, turataha. Tugeze mu nzira nje gutaha biranga, nari ndi ku igare bampetse, mbira icyokere cyinshi, numva umuriro uratse mu mubiri. Mbwira marume ngo kira hasi, ndumva byanze. Ankize hasi nawe asanga imyenda nambaye yatose. Twicara mu byatsi iruhande rw'umuhanda, amaze uko bigenze. Ndavuga nanjye sinzi ibyo urimo, kuko nzi cyo nuko ndimo kumva umuriro mwinshi mu mubiri. Arampungiza biranga. Twicaye rero nibwo nabonye ngewe umuntu, mbona umugabo munini afite inkoni, yandebye ijisho, arambwira ngo subirayo. Mbwira marume ngo ndimo ndabona umuntu, umbwira ngo ninsubireyo. Arambwira ngo washatse kwisubirayo kujya kureba barokore, genda. Kiri nari umunyagatolika, mvuka mu muryango w'abanyagatolika, umuryango wamo ba musenyeri, wamo ba padiri, wari umuryango w'imbere kwa padiri. Kumvuga iby'abarokore rero cyari ikintu gikomeye. Marume rero yahise nsiga aho ngaho arigendera, nanjye mpagurutse gusubira aho abarokore bari. Nahise numva wa muriro ushize, gusa sinzi uko nagezeyo. Nisanze mpfukamye mu giterane mu kibuga bansengera. Uwo munsi ninjye wakijijwe njyenyine. Nkizwa uwo munsi rero, baransengera nyinjira mu muryango w'abarokore. Nanjye mba umurokore gutyo guhera uwo munsi kugeza uyu munsi ndacyabihagazemo. Ubwo rero mu 2000 nibwo Imana yansuye, impa ubutumwa bwo kuzenguruka mbwira ururembo rwa Gitarama. Ibyo yari yambwiye kuvuga, impa n'indirimbo yitwa kari hanze aha, nkagenda nyiririmba igaherekeza ubwo butumwa. Igitero kimwe twumve. Akari hanze aha yemwe, akari hanze aha, akari hanze aha yemwe, akari hanze aha, akari hanze aha katumaze w'abagenzi, akari hanze aha katumaze w'abagenzi. Nuko byavugaga nyine. Urugendo rwawe rw'agakiza rwagenze gute? Rwatangiriye aho ninjiramo nsenga nyine, mpuramo n'intambara zikomeye. Iyo uvuze intambara ugushatse ubwo kwa nyogokuru bahise banca. Urumva nibo bandeze mbaye umusazi nyine, ko bavuga ko nabaye umusazi ntakiri umunyagatolika, baranyirukana. Ngeze icyo gihe bajyaga muri ADP cyangwa n'ahandi hantu babitaga abasazi. Banyirukanye rero njya kwa muka data. Data yarafunze, ubwo njya kurerwa na muka data. Ngezeyo nawe arambwira ati ntiwemere gusenga muri iyi nzu, yifitiye kundi kuntu abana n'Imana ye. Nanjye ubwo nari nzanye indi Mana nshya mu rugo kwa muka data.
asanga imana ebyiri ntizabana mu nzu imwe. yego arambwira ngo we nubwo uje ukawuzanye iyo mana yawe uvanye kwa nyogokuru ntiwemerewe kuvugira iyo mana hano muri iyi nzu. Ujya gushaka ahandi uyivugira usarire hirya, ariko nugera hano mu rugo uceceke. Ubwo rero urumva imana ebyiri zigiye kubana mu rugo ntibyari byoroshye, byari urugamba. Ni ukuvuga ngo ndi umwana wa 4, twavutse turi abahungu 3 n'umukobwa umwe. Ubwo rero abandi bose bari bakuru imbere yanjye, bakuru banjye bakambangamira mu kujya gusenga. Nava ngo ndajya gusenga, imyenda bakayinyambura, bakayiziringa mu cyondo, bakamenaho inzoga. Mushiki wanjye nawe akijijwe, dufatanya urwo rugamba. Bibi bintu bikomeye nyine mu gusenga, bibu rugamba. Urumva ko mu muryango w'abantu bafite iyindi mana yabo bafite basenga, nawe uzanyemo indi mana, ni ibintu bitoroshye. Kwa nyogokuru baraguciye, uje kwa mukaso hasanze indi mana, ntibyoroshye. Iyo nashaka gusenga nacungaga baryamye, ngaca mu idirishya nkajya mu rutoki ngasenga, namara gusenga nkagaruka nkaryama. Urumva nyine ntibyari byoroshye, ariko imana yaramfashije iza no ku butumwa bujya muri Kongo. Muri Kongo nanga kujyayo kuko nari umwana, bimbera nyine urugamba rukomeye. Nza no guhunga mbi Gitarama ngo mpunze imana nzi Kigali. Buriya rero ngeze Kigali nsanga imana ituye Kigali, ntabwo iba mu ntara gusa, hose ibera hose. Buriya nabaye Kigali, nabaye mu Gasyata, narahabaye Kiruhura ndahasengera. Naza gusenga bakambwira ati niba utagiye izagukubita umunyafu. Nkabyanga, nkajya mu Gakinjiro ko mu mujyi muri Kora, nkasanga bazigira inshuti Michel, bakambwira ati nutagenda nyamara urakubitwa. Nkabifata gutyo nyine nkavuga ngo nzajyayo, se ifite benshi zababwire bagende. Bigeze 2004 njya ku Gisozi, njya gusenga mu rusengero ahantu bita kuri Methodiste hejuru y'Ikinamba. Hari umugabo bita Theo, yataga mu Miwembe Kacyiru, yahagiraga n'icyumba ariko akagira itorero ayobora aho ngaho. Yari umwarimu muri Methodiste Libre. Aho mpageze arambwira ngo umva, niba utagiye muri Kongo nta nubwo izagukubita umunyafu, izagukubita umuhini. Aho banjishe no mu idirishya banjugunya hanze, ndasohoka. Ndabaga guhera umunsi sinzasubira mu rusengero, ibyo barokora mbivuyemo n'ubundi mpita nigendera. Nigira ko wari warampaye akazi bamwitaga Ruhumuriza, njya kwikorera akazi ko mu rugo. Muri iyo minsi yari afite famille yibera muri Amerika, arambwira ati rero twabanye neza, sigara hano, ngiye muri Amerika, nzagaruka ngiye mu bukwe bw'umuvandimwe wanjye. Sigira byose nagombaga gukenera, harigendera. Agarutse rero ko yaracuruzaga amashuka muri quartier commerciale, ibisambira mubona ko yaje kuba afite amakuru yuko nubundi yagiye muri Amerika. Bafata buri bwo yaje yazanye $1. Rya $1 tugomba kurisangira. Baramucunga atashye nimugoroba, bamenya hataha, araza nsanga mu gipangu, aho yakodeshaga habaga iminsi 9. Yaza atashye, azazana n'indaya, baraza ndabakira, bararyama. Nka 5 z'ijoro ibisambo biraza. Ntumbaza uko byaciye kuri gate, byinjira mu gipangu, bakubita ikibuno cy'imbunda ku rugi, avuza induru, arasohoka ngo abarwanye, bahita mujomba inkota mu gahanga, yitura hasi. Ubwo binjira mu nzu, bafata ibintu byose byari mu nzu, bashyira mu modoka. Njye mbyumvisha nari ndi mu cyumba rero, mburaho mpungira. Ndebye akabati kari gari nsanga sinagakwirwamo. Ndebye munsi y'igitanda nsanga ninjyamo barankuramo. Mpagarara ku kabati, ndurira njya muri plafond nihishamo. Nihishemo bamaze gupakira ibintu byose. Umwe aravata ariko aha hantu turabizi ko haba umukozi. Kandi tutamubonye ashaka kuba yatumenye, ejo akazatuvuga byazatugwa nabi. Bakubita urugi rw'icyumba aho nararaga, basanga arimo amashuka yonyine, banshakiramo barambura. Baravuga ngo twigendere. Byamaze kuba nka 9 z'ijoro. Basohotse ngo bagende, umwe araho gatoya, ati ntago rwose bikwiriye ko twagenda, uyu muntu yatubonye byazatukomerana. Umwe yitagarara ku gitanda, umututu w'imbunda ukubita muri plafond gutya hejuru. Mbonye umututu w'imbunda bango sohoka, manuka cyangwa tukurase. Rero burya ikizakubaho ntaho gihungira, aho wajya hose Imana igushaka igukurayo. Nahise mbabwa ati mureke manuke ku neza, ndamanuka kandi yo nicecekera ntawe ari kumenya ko ndimo. Ndaza mbageze imbere, nari nambaye ikabutura nararanye, nta kintu nari nambaye. Umwe ahita nkubita urushyi, afata ishati yanjye arayinzirikisha, amaboko yazirikira inyuma, bahita bandambika ku gitanda, ishuka bayinzirikisha amaguru. Hari igifuka rero bita igunira,
kera bajyaga bakora babikagamo ibintu ibyenda oya magunira n'ubu inkweto tujya kwisenyera tukayashyiramo. ubwo rero igunira barangije bamena za nkweto na bya byenda bishaje bashyira muri cya kigunira barahambira bagenda bashyira mu modoka. Bahatse imodoka tuva ku Gisozi bura twari dutuye hariya munsi ya Yerikira ubu ngubu uyu munsi wa none. Wowe no kumaruka mu Gakinjiro kariya ko kuri korea ko ku Gisozi hakuna deperi Gasave hari ibiti by'iminyinya hari agahanda k'ibyatsi hari n'ibihuru abantu bari batarahatura haratuye abantu bakeya. Tuhageze shoferi arahagarara arabati mwa abantu dutwaye ibintu ariko harimo n'umuntu. Se tugeze mu nzira polisi kaduhagarika igasanga harimo umuntu batoza ko umuntu tumujyanye mwamusize ahangaha tukagenda. Igisambo kimwe gita kivuga ngo reka tumwicira ahangaha. Timwigwe nambwira Imana ngo amana we wambwiye ko ushaka ko nzagukorera none ko bagiye kunyica nzagukorera ngiye gupfa ariko nuramuka undinze uyu munsi nkavaho aha hantu nkavamo nkaba muzima ahantu hose uzanyoreza nzajyayo. Soje abantu bose bageze muri leta bakatangira kubwira Imana ngo nunyize irya none ikaba yarabahakishije uyu munsi byari bikomeye Rwanda basuhuje byari bikomeye yego. Akuyemo inkota rero ngayintere mugenzi we ati sigaho utamira amaraso mu modoka uramutse umuteye icyuma amaraso akameneka muri iyi modoka ko atava muri izi ntebe n'ibi bitanda ko yagenda ajojoba muri kaburimbo kandi muri twe ko ntabakomeretse. Abapolisi batubashije ibya maraso twayasubisobanura ngo iki. Shoferi avuga ati murangereza burakeye ndashaka kujya mu kindi kiraka muhirikiraho hepfo mu ishyamba imbwa zo muri uyu mujyi zizabirangiza mwe mufite ikihe kibazo. Ubwo rero bahise baterura igunira bahagarara iruhande rw'umuhanda barangije bohereza muri ya minyinya. Ku bw'amahirwe y'Imana izagutabara rero ryaguna ragenda ryamira mu mashami y'umunyinya ntiryagwa hasi. Bo barigendera bari bazi ko babirangije bakomeza urugendo rwabo nanjye nsigaraho. Buracya ndi mwaho ndaboshya amaguru n'amaboko nirirwa aho ngaho ndara aho ngaho umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu umunsi wa kane. Mu ijoro ry'umunsi wa kane imvura iragwa. Imvura iguye rero urabona mu mujyi byari bitaratera imbere cyane ngo amapoto y'amashanyarazi abibyuma cyane habagamo n'ay'ibiti amwe kubera umuyaga wari urimo amwe aragwa. Mu gitondo electrogaze bahita yibwira ngo mwihute mujye gushaka amapoto yo gusimbuza ayaguye mu gihe tutarabona yakomeye ava muri Kongo kugira ngo abare dushinga. Bamwe rero babohereza ijari abandi baza ku Gisozi abandi bajya mu Kigali. Abaje ku Gisozi rero hari umugabo wita Pascal arazigeze hafi ya handi narindi abona igiti cy'umukara. Narumvaga ariko nari ngeze ku rwego rwo kutavuga kubera ko inda yari yemaze kubyimba. Ubu n'ubu yongera nuko nicaye uru ruhande ntago rungana n'uru kubera ko bamboshye nkaryama gutya inda rero abyimbye igeza aha n'umubiri byari bikomeye kumva narumvaga ariko utamvugisha ngo ngusubize. Arababonye sindi burenga iki giti kubera ko iki giti cyavamo ipoto kirakomeye. Abandi baragenda bahiga ibiti wasigaraho baraza bamusanga bamwati yewe ndabona igiti cyawe cyatsinze nacyo giteme tugitware. Baragitema bagitemye kiraza kigwa hafi ya wa munyinya amashami yacyo ahera mu minyinya. Bazamuka reba kurikiye ya mashami bagenda bayatema. Umwe ageze hejuru abona igunira abwira bagenzi bati mbonye imari hano shaho ibisambo byahishe imari reka tuyimanure tuyitware. Umwe ati tema ishami undi ati oya nutema ishami se habaye harimo televiziyo ikameneka twaba tudahombye. Undi ati tema mwana undi ati reka undi mwana we turabigenza gute. Barasigana kandi bari benshi barengaga nk'icumi. Barabati mushaka amahango y'ibiti mutege kuri iri shami hanyuma duteme turimanure neza turambike hasi turebe ikirimo. Barabikora batemana andi mashami yo ku ruhande y'umunyinya warufasheho baramanura bashyira hasi. Bageze hasi basanga ni umuntu urimo bahita bati mureke tutazira intumbi y'umuntu tutishe murekera aho ngaho imbwa zizabirangiza. Ariko bakoze ku birenge bumva ibirenge birashyushye. Umwe aravuga ati se ko umuntu yapfuye kakonja uyu muntu ibirenge bikaba bishyushye ubu ntakiri muzima mwaretse tukareba. Undi ati shati uzi intumbi y'umuntu utishe nakazi kanyu nyamara. Undi ati oya mureke turebe babisiganaho ariko Imana izagutabara ibifite n'inzira zayo. Amen. Irangije rero bankuramo babona ndareba bamvugisha bakabona simvuga barongera basubizamo bashwijemo ndonyambwira Imana ko se wa Mana
none se ko banshubije bakajya kunsiga hasi ningwa n'ubundi nari ndi mu giti ko bagiye kunsiga hasi imbwa zo muri uyu mujyi ntizizarya kubw'amahirwe y'Imana numva bavuga ngo ngaho nimuterure mushyirare mu modoka duhamagare polisi tuyibwire ibyo tubonye bashyira mu modoka ibiti babitaho ngaho banjyana ku Kinamba hari imihanda ihurira ukata hari ujya ku Rwibutso n'uyu ukata ujya ku Gisozi ujya mu Kinjiro bankiraho ngaho abaturage barahurura baje nibo bavuze amakuru y'ukuntu databuja bamuteye inkota mu gahanga nanjye mbyumviraho ntago yapfuye baramujyanye bamujyana CHK birakomera bamujyana Faisal umuryango wihita ubimenya uri muri Amerika bahita nkuriza indege baramutwara nubwo mperuka amakuru yiwe ubwo rero bahise bahamagara polisi polisi iraza ihageze bayibwira uko byagenze haza abanyamakuru ba televiziyo Rwanda icyo gihe niyo yari hari n'ibindi binyamakuru byandikaga baraza barafotora ubwo rero biba ngombwa yuko bavuga ngo banjyane kwa muganga CHK mu kunjyana kwa muganga nabyo rero babisiganiyeho uwo kujyana nanjye babandi bose baragiye gutema ibiti barabatire Pascal ni wowe uyu muntu nuwawe niwe mutoroguye ni wowe ubwo niwe ugomba kumugendaho niwe wanjyanye CHK rero ndagenda mara y'amezi 6 ndyamye ku gitanda ndimo kurya imiti y'abarwayi ntarwaye ndwaye agasuzuguro kuko nanze kujya muri Kongo iyo ngeze aha mbwira abantu nkabwira ngo nyamuneka niba uzi ko Imana ari yavuganye nawe ukaba ufite ibihamya birenze kimwe birenze bibiri yuko Imana yavuye ngo genda ubivuge ushaka kugenda ubivuge hakiri kare kubera kuranga kugenda ngo ubivuge ugifite amaboko abiri uzagenda ntayo ufite uranga kubivuga ugifite amaguru abiri uzagenda ntayo ufite uranga kubivuga ugifite umuryango uzagenda umuryango waragushizeho kandi bitewe nawe ayo maraso yose azameneka bitewe nawe uzayabazwa kubera ko ni wowe uzaba warabiteye akaga kazakubaho niwe uzaba warakikururiye njyewe narabibonye mbona uko Imana ihana mbona umunyafu w'Imana rero naburira umuntu wese ufite icyo Imana amubwiye kuvuga atakihanzemo azi ko umwuka w'Imana ari wavuganye nawe ngo nasohoze iby'Imana kuko iby'Imana yavuze n'iby'Imana ntabwo ari ibye rero nge ndi CHK Imana ihagurutse umuntu wita Gashishi k'Imana ajya ko no kuza kubwiriza mu mujyi twiza no guhura mu gihe cyashize ni umugabo muremure uturuka Icyangugu araza nsanga CHK Imana imubwiye ngo genda ujye CHK ku gitanda urebe ku gitanda iki n'iki umuntu uharyamye umubwire ngo reka kurya imiti y'abarwayi itarwaye kuko we nta yindi ndwara urwaye agasuzuguro wumvaga umeze utese mu buzima bagwaga imiti umeze ute jewe se inda yari yarabyimbye amaguru yari yaranetse jewe narumvaga ariko sinavugaga bagacisha mu mashini yabo mu cyuma bakavanga inyama zo mu ndango zarababutse ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yabireba igasanga ibyo byose barimo n'iby'amaso y'abana n'abantu areba ariko ntabwo bwari uburwayi bwo kuvurwa na dogiteri ahubwo bwari uburwayi bwo kugira ngo Imana cyangwa imirimo y'Imana igaragare yuko ari Imana yavuganye nanjye kandi mfiteho umugambi rero yansanze CHK araza bivuze bamutera ibyatsi kuko abadogiteri bari bazi ibyambayeho kandi byarafatikaga byaragaragaraga aravuga ati ariko njyewe ndi iwacu Icyangugu Imana yambwiye ko uyu muntu ndi bumusenyere kandi ibimenyetso ndabifite yambwiye ko ntari umusigane ku gitanda harimo umuganga witwa Chantal n'ubu Chantal araza yashikaracyahari hari umuganga witwa Chantal Imana ishimwe ko akiri basuze na baruwize na basumuta twarakoranye Imana ijye muhumugisha Imana ijye muhumugisha muzampuze nawe Chantal cyahari se yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo uyu muntu niba ari Imana yamutumye nibumureka senge kandi niba atari n'Imana yamutumye biragaragara ariko niba ari Imana yavuganye nawe uyu muntu ibyo Imana yamutumye birasohora batanze umwanya rero barasenga yarasenze yatangiye saa 5 asenga saa 6:59 ijuru riratabara njyewe ndi ku gitanda dogiteri ahagaze hariya abarwaza n'abarwayi bose bashungereye ngo barebe iby'abasazi byari byo we yinje mu mwuka wo gusenga nanjye ninjira mu iyerekwa muri uko kwinjira mu iyerekwa njye nabonye umuriro ku munota wa 59 habura umunota umwe ngo saa 7 zuzure nabonye umuriro mbona ikibatsi cy'umuriro mwinshi umanuka hejuru yanjye uje kuntwika
muri kwa kumanuka nabonaga umuriro unsatiriye mbona ubaye umuriro mwinshi kandi ugurumana cyane. Njyewe rero nasimbutse nk'umuntu ujya kuvuza induru, mba nshigukiye hejuru ndasimbuka mva ku gitanda nari ndiho nga ku cya kabiri cyari hirya yaho nari ndwariye, mva kuri icyo gitanda ndirukanka ndenga ku gitanda cya gatandatu niho bamfatiye barangarura. Umuntu wari umaze amezi 6 arwaye aryamye atavuga aryamye gusa, bamutera inshinge abamwe amaserumu ibinini yarabihaze, ariko kubera y'Imana navuze ubwo njya mu mwuka nabajya mu mwuka, mpamagara Imana turasenga, imirimo y'Imana irakwereka muri CHK. Rero Imana yacu irashoboye. Aho rero nahaboneye Imana. Muya muganga Chantal rwose yagiye muri commentaire twandikire atubwire na nimero ye muzahure. Imana ishimwe rwose nakari hanze aha. Imana ishimwe rwose kakiri mu murimo. Yego. Naho ngaho rero nahaboneye Imana, gashishika Imana amaderese, nanjye bankura CHK munsi naraye ntashye kuko ntacyo ari kunyicaza ku gitanda wakize nari nakize. Bampfunyikiye nyine uduti duke twa antibiotique ngo nintahe, ndagenda nigira ku wari undwaje, njyayo ndamusura turaganira, arambwira ati ibyo Imana yanyu ubwo ari uko nguko bimeze, nanjye ntabwo nubwo ntasenga ariko sindi wo kurwanya iby'Imana yavuze. Arangije ahita ibihumbi 50, arambwira ati cyo kora ibyo kujya muri Kongo byo wa mwana we nujya uzagwayo, kuravuga ngo ugiye gushaka mama Shukuru, abakongomani bose bita abana babo bashukuru, uzamukura he? Imana yari gutumye kwitwa mama Shukuru muri Kongo. Kandi muri Kongo ababyeyi benshi bita abana babo gutyo, basi uzahajyayo ariko genda, kubera yuko wowe ubwo yaraguhaye itike ngo ujyeyo. yari yampaye itike. Hanyuma we nansubiye inyuma gakeya mu buhamya, nkiri Imana impiyerekwa ryo kujyana muri Kongo, yari yampaye na nimero za telefone. Nari umwana w'imyaka 13, Imana impizo nimero. Yego. Urumva kugeza bibiri kare noneho nari imaze gukura, imyaka yari imaze kuzamuka. Yego. Imana ibinyereka yari yampaye nimero za telefone. Nimero za telefone ndazandika, ngeretse neza telefone ibyari byo, ndagenda mbyereka umwarimu wacu watuyoboraga, bimweretse arambwira ati izi nimero za telefone ubwo Imana agubwiye kuri uyu muntu ikagwaye n'izi nimero zibika uzishyire kure. Nimero ndazibika nubwo napfapfanaga ngenda, zabaga zibitse mu ikofi. Ubwo ikofi y'icyo gihe ureka ibitangaza by'Imana bikibaho, ntabwo ndayijugunya. Ikofi yo mu bihumbi 2 ikofi yo mu bihumbi 2. Yego. Donc ngiye iyi kofi niyo mu bihumbi abadukurikiye dore ikofi yo muri 2. Iyi kofi yo mu bihumbi 2 yabagamo izo mpapuro. Yego. Ikaba izo nimero za telefone. Izo nimero za telefone ndamubwira rero ndavuga nubwo mpaye 50, ariko izi nimero za telefone ndazifite. Kandi bambwiye yuko gashishika Imana ambwiye yuko hari umupasiteri uwi Rusizi bita Pasikari uyobora ADPR yabasha kungezayo akabangeza muri Kongo. Ubwo rero mpamagarira uyu muntu Pasikari, bamuhamagaye tumuhaye za nimero za telefone. Arabati naze ansanga inahangahe Cyangugu, hanyuma nzamwambutsa mugize muri Kongo nta kintu bitwaye. Muri ako kanya rero tukibivugana gutyo, aramperekeza ngeze Nyabugogo, mvugana n'abari Rusizi. Barambwira ati we uze nugera Cyangugu utuvugishe turaguha umuntu uri bukuyobore. Naragiye nibwo bwa mbere ngiye kugera Cyangugu, ndagenda ngezeyo mvuye muri gare ko bari bambwiye ngo mfate umuhanda werekeza iburyo bwanjye, umuhanda ndawufata ntararenga nka metero 10 mbona mpagarara ku muhanda nkuko bari babimbwiye. Ku giti cya Gevira cyari gihari ndeba muri kaburimbo, mbona umugabo aturutse imbere yanjye mu duturusu twari duhari arimo aririmbira indirimbo ya 218 bango kubana na Yesu, buriya ndayikunda cyane. Afite igitabo cy'indirimbo na Bibiliya, araza aransuhuza arambwira ati nkurikira tugende. Agenda nyinjiza mu ishyamba, turagenda turasenga, ankura aho ngaho turagenda turara mu ishyamba bita Murya. Turasenga, tumaze gusenga mu rukerera anjyana Rusizi
kwa Pasikari nsanga haraye gurupe y'amasengesho barimo barasenga, harimo abadiyakoni, abajyanama n'abandi barimo basenga. Bambaza icy'ingenza ndakibabwira, mbaha ubuhamya bw'ibyambayeho. Bamwe barambwira ati ntabwo uzamubona, abandi ati ariko byanga bikunda uzamubona, abandi bati ntabwo uzamubona, abandi bati byanga bikunda uzamubona. Tagije muhaye nimero za telefone. Abantu badukurikiye njya nkunda kubwira abantu, niba uvuganye n'Imana ntabwo uvuganye n'abantu cyane. Gere ku mugore n'umugabo, Imana nikubwira wa mugore ngo ukora iki ngiki, ujye ugikora, ntabwo ari umugabo uvuganye nawe. Nujya kugisha inama umugabo ngo bigende gutya, azajya avuga bijyanye n'ibitekerezo bye. Uzi ko abantu benshi kariha, abantu babuze umugisha n'Imana, bamwe bakabura umugisha cyane cyane ku miryango ibura kubera abantu bamwe Imana ibwira ikintu yajya kugikora akajya kubaza ngo mugenzi we. Tukiri mwaho ngaho hagati kuri icyo kintu wari uvuze, wendeka ngo ubuhamya bw'umunota umwe. Yego. Njyewe uyu mugore wanjye atwite, abaraje badutega amaroza nakodeshaga munsi y'idirishya, ninjye byabanje gufata, biramfata bimuhambira agatuza nanirwa kugenda. Njya ku rusengero, mvuye ku rusengero ndeba abantu babumbaga amatafari nitura hasi, banzuramo ko barandyamisha. Umugore ansanga iryo joro naraye meze nabi mu rukere rwaryo. Mbwira umugore ati ncanye njya telefone hariya mu rugo rwo twakodeshaga, inzu nakodeshaga nta muriro wari urimo, ariko mabuja inzu yabagamo umuriro. Umugore agerageje gucumika telefone ku muriro, atambuka ryabuye ritabye mu bya bintu, kandi afite inda, yasohotsemo ahita atangira kuva. Mpamagara ko Imana turasenga kuva birahagarara. Imana atubwira ati rwose nta kibazo ndabirangije. Ndasenga mu rukerera nka saa 10. Imana yambwira ngo ibyo bateze umugore wa nabyo baguteze bitabye mu ibuye ririmo hariya munsi hariya. Mbwira umugore twari turyamye, nabo batuze ko ibintu byakubayeho ari ibintu baduteze biri munsi y'ibuye hariya dusohokera. Uzijambo umugore yansubije. Ubwo nabwo mpamagara umuhungu w'inshuti yanjye utabikora Imana n'abandi bantu bakeya, ndabwo ati ndagira ngo muze dusenge, hari nshaka ko dutwika muri iki gitondo. Umugore yambwira ati kwa mugabo we uzi ko wabuze ubwenge, uhamagara nibaramutse baje bagasanga bitarimo ko abantu babizi kusenga, waba udasebye warekeye. Rero kugisha umuntu inama, umuntu ni umuntu atekereza nk'umuntu, ariko nge kubera ko yarivuganye nanjye nari mbize rimwe si kabiri imbwira ngo kora ibi kandi ikabikora, naramubwiye ngo ceceka, ukuvuyemo ndamuzi, ukuvugiyemo ndamuzi kari Satani, nanjye uvuganye nanjye ndamuzi, nzi ko ari imbaraga y'Imana. Uwo ni Satani udashaka yuko ibyo bimenyekana, ariko biramenyekana kubera ko iyabimbwiye ifite n'imbaraga zo kubyerekana. Amen. Rero niba Imana ivuganye nawe niwe ku giti cyawe, na wa wundi afite amatwi yo kumva ishatse yamubwira kumva, ariko kuba ari we yibwiye bikore kuko ari Imana. Ubwo nari ndi Rusizi nyine, bahamagara za nimero za Mashukura, bamuhamagaye aritaba. Yitabye baravuga ati hano hari umuntu w'Imana uzanye ubutumwa. Ni umugabo, ni umugore, ni umwana. Uyu mwana agufitiye ubutumwa bwaryari bwo mu 2000. None ubu turi 2000 na kangahe? Ubwo twatugeze 2005 mu ntangiriro z'umwaka. Yego. None 2005 imyaka 5 yarangiye. Umuntu anzaniye afite ubutumwa bwanjye. Buri hari abantu batinanye ibisubizo by'abandi, hari abantu basheje abandi ku musozi, hari abantu mutuma tudatabarwa, hari abantu basheje ibisubizo by'abandi ku musozi, mubitse amasezerano yacu mwaje kurekura. Ibya bindi byagomba kuza biba kuri babandi, biraza bikakubaho ukabyirengera, ugakubitwa inkoni bagomba gukubitwa kubera yuko wahamanye ibisubizo byabo. Bo nta kibi kizabazaho giturutse kuko batamenye. Bibi byabo bizaza kuri wowe, ingaruka zabyo zizaba kuri wowe kubera ko utabibabwiye. Niyo mpamvu uzabona abahanuzi benshi bahora mu ntambara, bahora n'intambara zabo hato na hato kubera ko baranze kuvuga iby'abandi. Rimwe na rimwe bagatinya no kuvuga n'ukuri cyane. Imana ikabatuma nko kukuri baho kugira ngo bakuvuga akarakara hariya ntabwo najyayo. Jewe hari ubuhamya njya ntanga, nkabwira abantu ngo nafungiye muri kontineri, mfungirwa mu kigega cy'amazi, mfungirwa muri zeru hasi, nanicukurira imva nzira ngo ngiye kuvuga. Ubwo reka ndekeraho. Aho ndahasubitse, aho tubihorere ko hatinye. Aho ndasubitse, reka dukomeze Rusizi. Yego twikomeze. Ubwo rero ubuhamya bwa Rusizi, Rusizi nyine barahamagaye aritaba,
arayije avuga ati n'abateka mutwe bo mu Rwanda ntago nkeneye guhura nabo mumubwire yitahire ubwo babandi nyine bari bambwiye ngo ntago nzamubona bahise batangira bati ntimubyumva se nyine ni mu gihe reka bivuge nyine ubwo se undi urumva wabyemera ibintu bimaze imyaka 5 toya ntibishoboka toya rwose arangije cyo koze Imana yacu burya ni imwe arangije ngo nawe yarafite ahantu agiye kujya gusenga aragenda agezeyo mu gihe nge nitegura kwigarukira i Kigali ku nyine ngiye kuvuga bari babyanze nta kintu ari gutindura usizi no wahinduraho ubwo navuga ati nyine ubwo reka nisubire hehe i Kigali mu gihe ngirimo kwitegura ngo bantekera ka cyayi n'inywere nigarukira i Kigali nawe baragiye agiye gusenga agezeyo asanga we yaragiye gusengera asanga umuyobozi ari kuyobora gahunda se gahunda arimo abwira abantu ngo ntugasuzugure umuntu ukuzaniye ubutumwa kubera ngo urebe isura afite urebe uko yambaye kuko Imana yacu ntago igendera mu isura ntago igendera mu ko umuntu yambaye uko waba uri kose Imana yacu irakwemera arangije avuga ngo wowe urinde wo gusuzugura umuntu wavuganye n'Imana urinde wo gusuzugura umuntu wavuganye n'Imana rero ntugasuzugura umuntu wese ukuzaniye ubutumwa ahubwo ajye wumva icyo Imana imugutumyeho hanyuma ugihe agaciro muri ako kanya ahita apfukama aravuga ngo nge ni mu nsengere hari umuntu uramutse ampamagara mu gitondo arambwira ngo hari umuntu uri mu Rwanda ngo nzaniye ubutumwa mubwiye nabi cyane mubwira ko ari umutekamutwe wo mu Rwanda ariko nimumfashe mu nsengero Imana ngiye kongera muhamagare Imana imfashe nsanga gihari muri ako kanya baramusengeye yamaze kumusengera arahamagara ngiye kumurumva wa mupasiteri arambwira ati ndabona ya nimero iduhamagaye aritaba maze kwitaba baravugana mu Giswahili nge ntacyo narinzi aramubwira ati wa muntu arahari umwata arahari noneho wanyemerera nkaza nkabonana nawe undi aramubwira ati rero yari amaze kwitegura yagiye kwisubirira iwabo kuko aramubwiye yuko bidashoboka arabango noneho kuzi wanjye mwikwirwa muzi wanjye ahubwo ngewe reka mfate kajugujugu mpite nza mbasange ku mupaka Rusizi hanyuma mwe murambuka umupaka gusa munsange hakurya tuganire mumbwire iki Imana ibantumyeho hanyuma mwisubirire yari ari ku rwego rwo kufata kajugujugu umugabo we yari umukire wa 3 muri Kongo umugabo we yari yaraheze muri Canada kubera ko yajyaga ajyana amabuye y'agaciro muri Canada agezeyo visa yiwe barayibana ahama muri Canada abana be babiri bigaga mu Bufaransa nabo baburi cyo kubafasha bihamiraho ibyabo bigumaho visa zabo barazibana bigumira mu Bufaransa igisubizo cyari hehe kugira ngo ngerenye kumubwira gusa ko hari iby'Imana ikoze umugabo we muheza amara imyaka 5 atabana n'umugore ari nje ufite urufunguzo kugira ngo umugabo muri Canada aze muri Kongo abana bave mu Bufaransa baze muri Kongo umugabo bamubuje kujya gusura umugabo we ngo umugabo we n'umunyepolitike ahamye muri Canada abana ntebere kujya kubasura bahamye mu Bufaransa nanjye ibisubizo bye mbihamanye mu Rwanda mbiryamana mwigunira bikomeye ndangije rero ubwo twaragiye baravugana mu Giswahili byabo baranyambutsa ngera hakurya mu kanya gato mbona kajugujugu mbona iraje tugihagaze aho ngaho numvijwe imbwa ngo nubwo mu mashukuraje ariko ntagaje wenyine ajaje kukugerageza azanye n'abandi badamu babiri nawe wa 3 ariko humura kuko ari nje wavuganye nawe niba ndi mukwereka uwo ari we baraje bava muri kajugujugu mbona havuyemo wa mbere havamo wa 2 agisokamo wa 3 mwuka w'Imana arambwira ngo nagutumyeho nuriyo naratambutse rero ngenda ndamusuhuza mukora mu ntoki ndabati ngiwe Imana yantumyeho mubashukura Imana yambwiye n'uyu nguyu agataho reka tukubaze gatoya basa ngo subize mama Shukuru tunakusalimia kutoka mbalimbali yani tunapenda huyu ni mtumishi wa Mungu na watu mwenye tatazama hii mambo tunayozungumuza Mkongomani akikuwa anajua mama Shukuru naye ajaribu kuandika. Kwa hiyo ndio maana tunaongea hata kwa hii lugha juu tunapenda hata hii neno la Mungu itembee dunia mzima. Ndio maana hata tunaongea na kwa lugha ya hii juu huyu mtu Mungu alimtuma kwa Wakongomani. Huyu alikuwa hajui Swahili. Lakini mama Shukuru uliona mikono ya Mungu. Hata na wewe ukiona hii
najua ni fasi ni Munolo Kivu, ndio fasi mwenye nakaa ari Kinshasa. Yani ukikuwa Kinshasa, ukikuwa mahali yote mwenye huko, Mungu akitupenda, akitusaidia, ukiona hii video na wewe ujaribu kuandika, tutasoma, kuna shida. Sawa. Aha, ubwo rero yaraje ndagenda mubwira kari Imana yantumyeho, ahita apfukama aravuga ngo twari twaje tumaze gusezerana n'abadamu bona, tufata ibitenge bimwe turabikenyera, twitega ibitambaro bimwe bisa, kugira ngo niba ari Imana yavuganye nawe utomoze mu wariwe. Rero ikunyeretse koko akaba ari nje ukuri twavuganaga, nemeye ko n'ibyo Imana yagutumye ari by'ukuri. Aravuga ngo noneho rero kubera ko ari Imana yavuganye nawe, sinshaka ko ibyo yakuntumyeho ubimbwirira hano mu nzira, urira kajugujugu tugende mu rugo. Twaragiye rero tujya muri kajugujugu, turagenda twigira Kinshasa, turagenda tujyayo iwe mu rugo. Tumaze kugerayo mubwira ibyo Imana yamuntumyeho. Imana yari yambwiye ngo nimubwire ngo umugabo uri muri Canada, Imana igiye kumufungura, imuhe ibyangombwa agaruke, kubera yuko ibyo abazwa ntabyo azi. Irambwira ngo kandi abana we yabuze, Imana igiye kubamugarurira ari bazima. Irambwira ngo ikimenyetso igiye kumuha, yari afite itaje igeretse 7, yari itari yuzura. Umugabo yasize bamaze kuyigereka 7 itari yuzura. Imana irambwira ngo igiye kumuha abatera nkunga bo kuza kuyubaka ikuzura, watabigize mu ruhare. Irambwira ngo nafata amasengesho y'iminsi 2 asenge, muri ayo masengesho y'iminsi 2 azabona ukuboko kw'Imana, azayasoza yabonye imirimo y'Imana. Ngibyo ibintu byari byatumye amara igihe kingana gutyo ari ku musozi wo kudasubizwa, kandi ibisubizo mbifite mu kiganza, ari nje Imana yabihaye, mbipfunyitse ngo mbimushyire mubwire ngo ibisubizo biraje. Twahise twinjana mu masengesho rero, arambwira ngo ntabwo wataha tutayasenze. Twabaye aho ngaho na wa mupasiteri turi kumwe, na ba badamu turi kumwe, turasenga. Twarasenze umunsi wa mbere, ku munsi wa kabiri agiye kubonabona abakozi bakoraga kuri gate, kubera ko gate yabaga iri nko nkari ku rusengero kwa DPR, watuye nko mu gasente kari imbere hirya hariyo. Harimo bariyeri 3 kugira ngo winjiriwe ugire mu gipangu. Abona ushinzwe rero abinjira n'abasohoka mu gipangu, araza aramwe ngo hari abashyitsi baje kugushaka. Yarasohotse agiye asanga n'abazungu baje gucukura amabuye y'agaciro ngaho. Babarije ahantu bagomba gucumbika, aho bagiye kubereka bahagera bagasanga ntibihuye, aho babajyanye bagasanga ntibihuye. Umuntu umwe arabwira ngo ahantu mwacumbika ni hariya kuri kiriya gipangu, hari umutekano urinzwe neza, hari n'amazu mwacumbikamo, nta kibazo mwagira mucumbitse hariya. Baza rero baje kubaza icumbi. Bahageze mama shukura nta kindi babwira, arabwiye ngo ngewe amazu mfite ntago mwayabamo, kuko muri benshi, muri kampani ije gucukura, muri abantu barenga 10, kandi amazu menshi mfite afite abayabamo. Mwebwe nta nzu nabone bakwiriye. Icyo akora cyo mfite itaje nubakaga, iyo ngiye ntiyari yuzura, kave yayo ni imwe itunganyije yonyine, aho ngaho ntago mwabamo. Baravuga ngo tweyitwereke, hanyuma turebe uko imeze, nitubona twayishima ibyo tuzabyikorera, aho kuba tuzahitunganyiriza. Yaraje yarabereka, baravuga ati nta kibazo, duca amafaranga, ibindi twe tuzabikora, kuko ahantu mu gipangu cyawe twahashimye, kuko umutekano waho turahashimye, twebwe inzu tuzayibamo. Bahita bavugana amafaranga rero, bemera ko bagiye gukora inzu 3 zikurikirana, hanyuma bakazibamo, bagakodesha imyaka 3 batahamwe aho mu gipangu, ubindi inzu bakayubaka. Araza arambwira ati ukuboko kw'Imana ndakubonye, ibyo twasengeraga kimenyetso cya mbere muri amasengesho ndakibonye. Nshima Imana rero yuko ibyo ngibyo yabikoze. Nshima Imana ko nyuma yaho maze kuvayo, naje kujya mvugana na Pascal, bakavugana akambwira yuko umugabo we yatashye, nyuma baza no kwimuka bajya muri Canada, n'abana be bavuye mu Faransa arababona. Ibintu byose rero Imana yarabikoze, ntacyo nshinja Imana, ahigejeje ikora no kubyo yakoze ndayishimye. Rero ubuhamya bari bwinshi, nabivuga bukira bugacya, kuko nyangira amasaha menshi yo kuvuga ubuhamya, mvuze uko nafunzwe. Ubuhamya butoya dushaka ko twinjiramo. Yego. Mfite amakuru yuko bigeze kugufunga bakagukatira burundu, ariko uyu munsi twaba turi kumwe turi kuganira. Ntabwo wagenda nabwo utabumbwiye. Okay, naguye ngo ni binini. Ntacyo tubitaka. Si nibyo byonyine, mfite ubuhamya bunini. Yego. Ubu sinjya nkunda kwiyogoshesha cyane. Kwiye no goshesheje ndwara umutwe. Yego.
buriya ngira ibikomere byinshi mu mutwe ngiramo inkovu bantaye mu musarani wa metero 7 bantereramo amatafari sinapfa yego ariko ndakomereka bituma ntajya nikorera ku mutwe buriya ngira inkovu iyi nkovu ibaha katurebe urabona ko ari nini iyi nkovu ni ubuhamya bugenda yego ni kimwe mu bihamya by'ibimenyetso hari ijambo nasomye muri Zaburi y'118 rirambwira ngo ntago nzapfa ahubwo nzarama kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yankoreye rero iyo mirimo niyo mba ndimo mvuga iyo mvugo ahantu harashwe umwambi umwe barasaba bakoresheje umuheto nagiye gushakira masenge icyo kurya mu gihe cy'intambara umuntu arambona ndi mu myumbati afora umuheto ararasa aho kugira ngo umwambi ungereho ugifite imbaraga uca mu giti cy'umwumbati usohora umutwe wawo uko nakicaye urinjira iyo uza kuza ntugire ikindi kintu ubanza gucamo uba warafashe mu mutima uyu munsi simba ndimo kuvuga ibi ariko kubera Imana yakoze ibyo aho naho n'ubuhamya bunini ibyo ntabwo nshaka kubivuga ngo mbitindemo ngewe uri inshuti yanjye tuzavuga umunsi ku munsi tuzabivuga ni byinshi reka nkubwire uko nafunzwe rero uko wafunzwe ugakatirwa burundu basi iyo mbivuga ndi kuri uyu musozi wa Nyagahandagaza biba ari byiza cyane 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 nzagutumira mbivuge ndi mu iteraniro ry'abantu benshi kuko iyo mbivuze nk'uko nicaye gutya harushobora kugira ngo ni beba bifata ko ari za siyasa z'abantu bajya bavuga ngo twishakira ngo za views kugira ngo abantu badukurikire nubwo ngiye kubikubwira ariko uzafata igihe nze turi mu iteraniro rigari hanyuma ntanga ubuhamya hari abantu benshi babizi ntanga ubuhamya mfite n'abantu b'ukuntu narwaye pararize nkamara umwaka n'amezi 8 njyama ngaramye amaguru n'amaboko byarapfuye ngewe ntumva nzagaruka pe rero ndi kuri uyu musozi wa Nyagahandagaza 2010 nari umunyamasengesho n'ubundi uyu musozi nawugezeho 2006 2010 n'ubundi nari umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho ku rusengero naje guhura n'urugamba rero dushoje amasengesho ntashye ngiye mu rugo umuntu nsanga yarandeze ngo namufatiye umwana ufite umwaka n'amezi 2 urumva ni viole sirimineri ntago byari byoroshye baramfashe rero baramfunga njya irukara kuri polisi barambaza ndabasobanurira mbabwira uko ibintu bimeze ko ibintu ntabizi banga kubyumva banjyana Nsinda ndagenda nyibamo nyimaramo imyaka 2 nari mfite umugore utari uyu ubwo nabwo n'ubundi buhamya ubwo ni ubuhamya uwo mugore nawe turaturanye atuye hirya hano imbere y'urusengero uwo wari ufite ni ubuhamya uyu musozi ntuyeho nge ndi ubuhamya bugenda yego nawe azaba ahari nawe se akakunda gusenga ko nawe wabimubwiye ko yabyumva mwaganira nabimubwiye nkubwira ko mushaka kuganira nawe yabyemera ubu yashatse undi hari imbere y'urusengero hariya mwari muparitse nawe ni hatuye hanyuma rero mbicagaguye nge nagiye muri gereza maze imyaka 2 umugore ahita yigendera ashaka undi mugabo ntabwo twari tubyaranye yari yagiye kuriramo inda ngira ngo yarakweme 3 ubwo nyine twari tubanye umwaka n'amezi 8 biba ngombwa ko dutandukana ngeze Nsinda rero bankatiye burundu mu rukiko rwisumbuye rwa Ngoma njya muri Nsinda mbamo mburanirwa amagana mu bujurire baranga bayindekeraho njya mu rw'ikirenga bayindekeraho birakomera ariko najya gusenga buri hari abantu bazi ko abanyururu badasenga ariko niba hari ahantu nageze nkasanga Imana nasanze hakorwamo ibyaha byinshi bitandukanye ariko mpasanga n'abantu b'Imana bategereje ubwami bw'Imana bazi ko Imana ibaho bamaramaje iby'isi babiteye umugongo bategereje kugaruka k'umukiza abo rero nibo twabanagamo ndasenga nasenga Imana ikambwira ngo nzagucyura ujye kumvugira aha siho nakubwiye uzavuga aho uzavuga harahari mbamo rero imyaka 8 irimo yenda gushyika njya gusenga mu cyumba cyitwaga Beteli nayoboraga mwuka Imana amwe ngo ugende usubirishemo urubanza narusubirishijemo ingoma hahandi bankatiye burundu maze gusubishamo urubanza nsinze ingingo nshya ubundi mu mategeko bivuga ko umuntu yatsinze ingingo nshya arataha njyewe narayitsinze baramwira ngo
uzongera uburane yego urubanza bundi bushyashya. yego Ubwo rero nta kindi nakoze, naragiye mu rukiko ndaburana, maze kuburana ntegereje gusomerwa nk'abandi mpita ndwara paralisi, mba umwere maze imyaka 8, bancyura maze imyaka 10 n'amezi 4. Mu myaka 10 n'amezi 4 nibwo niryamiye bisanzwe, nibwo numvishe bankurura amaguru barambwira ngo sohoka utahe kuko wabaye umwere. Ubwo rero n'ubuhamya bunini nzabuguha, nkubwira ko hagati aho ko nagiye mbamo muri gereza n'ukuntu Imana yagiye ivugana nanjye n'inzira nagiye ncamo. Kwari mu ncamake kugira ngo mbikubwire ubyumve, ariko ubuhamya nshaka kuzabutanga. Donc n'abadukurikiye bazazi barebe parti donc dukoze parti ya mbere yari incamake. Ibirambuye nzabivuga. Donc bazambwire nuko nafunguwe nkagera kuri uyu musozi wa Nyagahandagaza, babwire nukuntu Imana yampaye umuryango, babwire nuko natuye aha. N'ubuhamya bunini n'ubuzima bw'uyu munsi. N'ubuhamya n'ubuhamya. Hanyuma reka dushimire akari hanze aha. Iki ni igice cya mbere dukoze cyane. Tuzakora igice cya kabiri. Cyari ikiganiro cyo kumenyana. Cyari ikiganiro cyo kumenyana n'abantu bakamenya ngo yego uyu mugabo ni muntu ki. Tugiye kuzajya tubana hari mu bindi biganiro, urumva cyane byinshi rwose burahari. Ugifite n'agakobwa k'akanyamasengesho katurimbiye ngo yari yatabaye. Uririmba twumve yari yatabaye. Yego wakoze kutuganiriza. Kuko niba hari ikindi wumva ushaka kubwira abantu badukurikiye wenda dusoza. Icyo nabwira abantu nababwira ngo nimwikomeze ku mwami. Yego kuko aha dutuye ntabwo ari iwacu. Ni igihe gito tukahava, nubwo tutagendera rimwe twese. Yego ariko aha si yo gakondo yacu. Dufite ibyiringiro ko tuzahava. Yego isaha n'isaha nagenda n'undi yagenda, ariko dushake imirimo myiza izaduherekeza tuvuye muri iri cumbi. Yego aho guhanga amaso ku by'isi bizashira, ahubwo duhanga amaso iwacu. Hari umuntu ushobora kuvuga ati twaganira gute, nakuvugisha gute? Uraduha nimero yawe? Yego nimero ndayifite. Nimero yanjye ya telefone ngira 2 ziba kuri WhatsApp, ya MTN n'iya Tigo. MTN ni 078 yego 65 73 2 1 9. Tigo ni 0 7 8 4 9 2 5 9 2. Izo nizo nimero mbonekaho, ziba kuri WhatsApp, wanazimpamagaraho bisanzwe nta kibazo. Igihe cyose umuntu yanyenera yambona, tugafatanya gusenga Imana. Yego reka dushimira abantu mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Mbabwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom. Nawe utasoza dushyira imbere y'Imana, ubundi reka dusenge, ubundi Imana itugirire neza. Data, twongeye kukubana no kugushima, tugushimira ko watugiriye neza, ukatwemerera muri uyu mwanya twaba tumaze Kristo tuvuga iby'imirimo yawe itangaza wagiye udukorera. Ni byinshi nta wabivuga ngo abirangize, ariko uko tubonye umwanya Kristo tuzajya tugenda tuvugaho gake gake, kandi nzi kuzabigenda udushyigikira. Rero ubu buhamya ni ubutumwa ntambukije, reka buzagira umumaro mu mitima ya benshi. Mwami Imana Nyiringabo, abazabwumva bakabukurikira, reka uzabagirire neza, uzabakomereze ku Mwami Imana ku musaraba, kugira ngo nuza gutwara itorero uzasange barabikomeyemo, nibo bazumva izina ryawe bagukurikire. Urakoze rero, kandi urakoze kutwemereye Mwami Imana Nyiringabo, ugashoboza abagaragu bawe gutera intambwe akagera kuri uyu musozi wa Nyagahandagaza. Nabo nubagurira imbago, mbaraga zawe zibane nabo. Kandi Kristo Yesu, abazadukurikiye bari muri iki gihugu ndetse n'abari hanze yacyo, buri wese Mwami Imana Nyiringabo uzamugirire neza. Ubu butumwa ntibuzaca mu matwi ngo buhinguke, ahubwo buzasigare mu mitima yabo, kugira ngo buzababere impamba izabageza mu bwami bwo mu ijuru. Urakoze kubyemeye, ngaho ubuntu bwawe n'amahoro nibane natwe mu izina rya Yesu. Amen.